Kushingura Inyanza umurambo wa Gasogi bajye kushingura Inyanza umurambo wa Gasogi bajye kushingura Inyanza umurambo wa Gasogi bajye kushingura Inyanza uyu murambo ni wa Rayon Sport tutwera Sport Rayon Sport turayishaka birabaye we umva rega gutangarize Kenisi yasuzuguye Fande aho bari bicaye icyamba Kenisi agenda mukora mu gahanga urakwenda cyane twinore y'umurata national jewe nahageze Senkani nayo nazemeye nayo navuga kwiza mikoro ko Senkani nzemeye urumva dore aya nari kuyatanga Kenisi yadukuramo nari kuyatanga nago bishoboka Kenisi nabwo yadukuramo Gasogi n'abana bajye bemera nago rwo rwa peri bibaza bibaje ngereka mubwira naturutse washi Karongi kuri Nyungwe ndaga nyuma yo gusezererwa mu buryo bubabaje mu gikombe cy'amahoro, ikipe ya Gasogi yagaragaje uburakari bukomeye ishinja abasifuzi kugira uruhare rukomeye mu ntsinzi ya APRFC. Ibi byabereye kuri Kigali Pele Stadium mu ijoro ryo ku itariki 17 Werurwe 2026 aha APRFC yatsinze ikipe ya Gasogi ibitego 4-0 mu mukino wo kwishyura wa kimwe cya kane. Ibi byatumye APR ikomeza muri kimwe cya kane ku giteranyo cy'ibitego 4-1 mu mikino yombi. Ariko nubwo amanota yavuzwe ku kibuga, nyuma y'iyo tsinzi havutse impaka ndende zirebana n'imisifurire. Kabera Fils Fidel, timu manager wa Gasogi United, niyahisha amarangamutima ye. Mu magambo ye akomeye yavuze ko abasifuzi bari bafite umugambi wo gufasha APR gutsinda. We ubwe mu magambo ye yagize ati abasifuzi bari bahawe amabwiriza yo gutuma APR itsinda ibitego kandi byinshi. Ibi rero bashakaga byose byagezweho. Yavuze ko kandi umusifuzi wo hagati ugira shebuja Ibrahim yagaragaje kubogama kugaragara, atanga amakarita y'umuhondo hakiri kare kandi atari ngombwa, ndetse akima Gasogi amahirwe yo kubona imipira yari ikwiriye. Si umusifuzi wo hagati gusa washinjwe kubera ko yanavuze kuri Ndayisaba Saidi, umwe mu basifuzi bo ku ruhande, ko asanzwe afite amateka yo kubogama ku mikino ya Gasogi United. Yakomeje agira ati yagarutse asubiramo mu byo yakoze mbere, kwiba ku bushake Gasogi United ibyo ni ibintu byiwe rwose. Ibi byongereye impaka mu buryo imisifurire yo mu Rwanda ikomeje kuvugwaho byinshi cyane mu mikino ikomeye. Mutabaruka Angel Gilbert uvugira abafana ba Gasogi United nawe yunze mu rya bagenzi be, agaragaza ko hari ibyemezo byinshi cyane byirengagijwe, cyane byagaragazaga amakosa ya APRFC. Yavuze ko hari imipira yagaragaye nkaho yaraririye offside, ariko igaterwa urwatsi bikarangira APR itsinze ibitego kandi byinshi. Angel Mutabaruka yagize ati niba ikipe ikomeye kuki bayiheka, bayireka itsinde ku bushobozi bwayo. Ntago byumvikana ukuntu ikipe bayiheka guhera mu mikino ya mbere gukomeza gutyo bagenda bayiheka. Aya magambo agaragaza agahinda n'uburakari abafana ba Gasogi bafite nyuma y'iyi tsinzwe ikomeye. Nubwo impaka ari nyinshi ku ruhande rwa APR ho ni ibyishimo birumvikana. Ikipe y'ingabo z'igihugu yamaze kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, aho itegereje uzava hagati ya Etincelle na Bugesera FC. APR igaragaza ko iri mu bihe byiza, ariko igitutu kibivugwaho imisifurire gishobora gukomeza kwikurikira mu mikino iri imbere. Ese ni imisifurire cyangwa ni imbaraga za APRFC? Iki ni ikibazo kiri kwibazwa na benshi. Ese koko abasifuzi babogamye cyangwa APR yagaragaje urwego rwo hejuru kurusha Gasogi? Ukuri gushobora kutamenyekana neza mu buryo bworoshye, ariko ikigaragara nuko uyu mukino wasize inkuru ndende umupira w'amaguru w'u Rwanda. Wowe urabibona ute? Duhurire muri comment.
like, share, nyabuneka ukande subscribe niba utarayikora.